niba uri wa mukobwa ukunda umusatsi wa Naturelle, ni ukuvuga umusatsi utarimo produit ziwuhindura, nkubwire nti ukeneye amazi hafi yawe buri munsi, kubera yuko amazi ari ingenzi cyane mu mikurire y'umusatsi ndetse no kugira uruhu rumeze neza rwo mu mutwe, nabyo bigira uruhare mu gutuma umusatsi mushyashya uzamuka. Nongeye ikaze mwese bahisemo gukurikira Cyiberinka TV, muhawe ikaze bamikazi. Nitwa Diane, nashinze Cyiberinka TV kugira ngo umunyarwandakazi aho ariho hose agire amakuru ahagije ku bijyanye n'imibanire, ubukungu ndetse no kwitaho. Niba utarakana kuri subscribe, reka mushishikarize gukora aka kanya kugira ngo utacikwa na kimwe mu byiza duhora tubashyikiriza. Munyemerere nyuma y'akananga gatoya tugaruke twinjira mu nkuru yacu mu buryo bwimbitse. Nimucikwe. Aya mazi rero ni amazi agomba kuba ari amazi meza, ariko icyiza no kuguma no gushyiramo ibintu bikuza umusatsi kugira ngo umusatsi wawe urusheho kunguka, ibintu bituma ukura vuba. Ibingibi navuga nka rozera, teyi, tungurusumu, tangawizi, ibitunguru n'ibindi. Ibingibi rwose ubishyize mu mazi yawe, umusatsi wawe wakura neza kurusha uko wakoresha amazi yonyine. Rero muri iyi nkuru ngiye kukugezaho ibintu uzungukira mu gukoresha amazi umusatsi wawe byibuze buri munsi igihe ugiye kuwutunganya, kuvuga ngo mbere yuko usokoza cyangwa no mu gihe cyo gusokoza. Inyungu ya mbere ni uko utazagira rwa ruhu rwo mu mutwe rugusaba guhora wishimagura. Mubibona rwose abakobwa bicara bishimagura haba mu ruhame haba hehe, kubera uruhu ruba rubarya, bafite imvuvu, bafite imba n'izindi ndwara zitandukanye zo mu mutwe zituma bishimagura, wenda cyane cyane igihe bafite ibisuku. Umva rwose ko ntako bisa kuba wakwirirwa umeze neza utirirwa wishimagura mu mutwe, rwose ntago bigaragara neza. Indi nyungu ya kabiri ni uko y'amazi atuma rwa ruhu rwo mu mutwe ruhehera, bitabaye ngombwa yuko ukoresha produit nyinshi zitandukanye ngo zituma urwo ruhu rwawe rumera neza. Uruhu rwo mu mutwe ruhehereye burya rugira uruhare mu kuba umusatsi wazamuka, kandi ukazamuka ari umusatsi mwiza ufite uruti ruzima, uruti ubona ukomeye, atari ka gasatsi nyine gapfukagurika. Ni wa musatsi ubona ufite volume, uzamuka ubyibushye umeze neza. Rero ibi ngibi amazi yabigufashamo, kubera yuko niba umubiri wawe uhehereye neza no gutuma umusatsi uzamuka kandi umeze neza, rwose ni ibintu byoroshye. Icya gatatu, niba ufite wa musatsi ukomeye utoroha kuba wanyuzamo igisokozo mu gihe uri gukoresha amazi uri gusokoza cyangwa na mbere yaho, ni ibintu bizatuma wa musatsi wawe worohera, bigatuma usokoza utababara. Ntabibutse ko kandi uko usokoza ubabara ari nabwo umusatsi wawe uba ushyira mu kaga ko kuba wacikagurika, cyeka atari ibintu wifuza. Rero ukwiye kuba wakoresha ayo mazi, wanagize ugakoresha n'igisokozo cyiza gifite amenyo yagutse, ukagenda usokoza umusatsi mukeya kugeza urangije. Ni ibintu rwose bizatuma unezerwa, ugasokoza umusatsi wawe nta bintu byo kwirirwa wishikagura wumva uribwa ufite ububabare. Icya kane, nk'uko nabibabwiye yuko y'amazi akwiye kuba arimo intungamubiri, niba hari ibintu wifuza ko bigera mu musatsi wawe bikamanuka bikagera no mu ruhu, ukwiye kuba wakoresha y'amazi ugatuma za ntungamubiri nyine zinjira mu mubiri. Izo ntungamubiri rero z'ingenzi nk'uko nabibabwiye, ushobora gukoresha icyatsi cya teyi, ushobora gukoresha zera, ushobora gukoresha ibitunguru, ushobora gukoresha tangawizi, ushobora gukoresha tungurusumu. Ibi ni ibintu byavuzweho n'abahanga benshi bahamya yuko ibintu karemano ngibi rwose wakoresha no mu cyayi cyangwa ukabishyira no mu biryo, ari ibintu bigira uruhare mu mikurire myiza y'umusatsi, kandi bikawurinda gucikagurika, bikawurinda kutagira ireme, kuna agasatsi kaba kananutse n'ibindi. Rero ntabwo ari ibintu ukwiye kwirengagiza, kuko ibi nta nubwo ari ibintu byaguhenda cyane,
abashishikariza kuba mwaka wabaye mufite ibintu nk'ibi mu rugo rwanyu muri jaride, wifitiyemo agateyi kawe, wifitiyemo udutungurusumu, wifitiyemo udutangawizi, wifitiyemo n'izi za rozera, ibintu bizajya bituma udahendwa n'ibintu bimwe na bimwe ukenera buri munsi bitari ngombwa. Wanabishyira no mu kavaze ugatereka aho ngaho rwose, ukajya ukavomera, ugashyiramo agafumbire bigakura. Ngiye ngaruka ku kamaro ka buri cyatsi cyangwa ka buri kirungo nababwiye washyira muri aya mazi, mpereye kuri tangawizi. Gira akamaro ko gutuma amaraso atembera neza ahangaha mu mutwe wawe, bigatuma wa musatsi wawe ushishikarira gukura ndetse ukabana muremure urakomeye ufite uruti ruzima. Ikindi kandi nuko jinja, nuko iyi tangawizi ituma wa musatsi wawe ubika ubuhehere buwurinda gucikagurika. Dukomereje ku cyatsi cya romari, bamwe banita teyi, iki nacyo ni icyatsi gituma wa musatsi wawe urindwa indwara zimwe zituma hazamo utuntu tw'utubyimba mu mutwe. Noneho uko mu mutwe hatarimo ibintu byo kubyimbirwa, bituma umusatsi wawe ukura nta nkomyi. Umusatsi kandi ugakura ari wa musatsi ukomeye ufite uruti rwiza, atari ugukomera byo kuba wananirwa gusokoza umusatsi udapfa gupfukagurika cyangwa gucikagurika. Dukomereje kuri rozera, nazo zifite akamaro ko gutuma umusatsi ugumana ubuhehere ukarindwa kumagara, ari byo bituma wa musatsi wawe ugira ibyago byo kuba wacika mu buryo bworoshye, waba uri gusokoza, waba uri no kuwufunga cyangwa waba unaryamye. Ikindi, kuba umusatsi ufite ubuzima bwiza worohereye bituma unakura vuba byanze bikunze. Dushoreje kuri tungurusumu, nayo ituma umusatsi wawe cukubiri no kunanuka, umusatsi ugakura rwose ari umusatsi ufite uruti byibushye wegeranye rwose, ukabona ni ibintu byiza. Tugeze ku musozi nkuru yacu no munsi. Niba wakunze ibyo twakuganirije, nyaboneka kanda kuri like ndetse na subscribe kugira ngo utazacikwa n'ibindi by'ubutaha. Ikindi kandi wasangiza ubutumwa abagukurikira ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Iki nagushishikariza, niba ufite igitekerezo cyangwa inyunganizi wifuza kuduha, watwandikira hano hasi hagenewe ubutumwa, cyangwa ukanaduhamagara cyangwa ukatwandikira kuri iyi nimero iri hano hasi. Reka nongere mbashimire kuba mwabanye nanjye kugeza kuri uyu munota. Hasigaye nakagaruka. Amahoro y'Imana n'imigisha yayo bikomeze kubomaho. Ndabakunda cyane. Bye.